nitwa Gihozo, ni shefu w'igikoni, ibyo bintu bishinzwe gukora. Ubusubizi guteka? Nanjye sinzi niba ndi gushaka kongera guhamagara kuri. No wait, reka mwibarize. Uzi guteka? Ya, nibyo nize segonderi ndetse na kaminuza. Yabaga muri hospital. Ufite CV yawe? Okay. Ufite CV, right? Ikindi ari umbeye ko ngo wize? Nize hospitality, nize hotel and management, niga na culinary arts. Culinary arts. Ni ibintu bya hospitality mathematics. So ubwo nibyo muvanga n'ibyo. Kumva ibintu baka. Gihozo, right? Okay. Sasa hano. Duhari turi abantu barenze 2 cyangwa 3. Turanarenga n'igihe tugira abashyitsi benshi. So kubera wabyize rero ndumva nta mpungenge twamugeraho. Kandi I think ko CV yanjye twarayimuhaye. Mbonye ariko amafoto ngiye bampaye nta. Ikindi hari ahantu waba warakoze. Yeah, maze gukora muri hoteli zigera muri 14. Oh, wow. The experience. Y'imyaka 7. Ibyumvikana uyu nguyu akazi n'agakwiriye kubera ukuntu nateye n'ibintu yanateka birumvikana. Akose wowe biki? Azateka uko ateye cyangwa azateka ibintu. Ariko ushobora no kubona ikintu ukahita uvuga ati kabisa turebye uyu nguyu ni bonjour. Gasamba barira. Okay. Ariko ni sawa. Akazi ko ndumva akazi tukamuheta. Yego. Akazi byagenze bitese ari impanuka yabaye hano. Aho ntagapo. Yego. Mama, uyu ni umushefu mushyashya. Tugiye kujya dutekera. Nitwa Gihozo. Mama shefu bamwita Gihozo. Ni ka Gihozo. Ubwo nyine dore uyu nguyu niwe ngo yaraje ngo aje gukora akazi ko kujya azajya dutekera. nzi guteka n'ibyo nize mama. Mpaka urya ibiryo byiza da. Ntawe bashyitsi. So wowe ushiriza buri segonda. Ubu turakwibagiwe aka kanya. Akazajya anameserana. Oya ngo no guteka gusa ariko buriya nta wamenya. Ufite n'umwanya nabikora. Nasoje indi mirimo. Ubu bintu byo gufata mayonnaise na nuza na vinegere. Ariko rero bana banjye ijisho rya mukuru ndabona nyuzwe. Ndabona kana ateka bikaryoha. Ngiye bitewe na experience numvisha afite urambe. Numvisha nta kibazo. Azamye kutekera bya bindi nkunda. Ibintu byose byose arabizi. Umuntu wakoze muri hoteli wumva bahagendwa n'abantu batandukanye. Za zindi z'ibigorofa. Mama kandi mwanjyanye. Kandi mwanjyanye. Ahubwo numvaga twajya mu nzu tukamwereka na chambre yiwe aho azajya agira. Numuhe hanze ajyaza tunarara ni. Uko wigira. Ariko ugira discipline. Muramuyobewe uyu ni mu mutimbe utugenda. Umva mwana wa. Ufite agapira k'imbeho harakonje. Ibintu se ko tuba twarabyorohereje. Tambuka jya imbere mama. Tambuka. Tambuka. Mama seni. Anda gutereta karabaza. Nawe ubundi sugira ngo nanjye sindi umukozi wa hano.
none se nta umujyana Mvaho. Reba hano mfite ibinga. Mvaho. Nonga, okay. Wibyemera utabye niko ye aka gahumuro narigiye kuryama ariko ntabwo byari kunkunda agahumuro iyi ni inteko dore uko ngana abana bagera ko bwa mbere nabyumva kuryama biranze narigiye kuguha nabanze ngakumvisha hose aka gakobwa ni igita mama wakabyaraho ese nakaboga mubara siko navuga nabaturanyi ngire nya nafatisha nta kibazo uyoroshye ngire mba nakarabye ngire isuku ako mama uri kunyicisha ntabwo ari burishikanya mama uyu ni mama wanjye wowe ni mama wawe turaho mwana wiyumvire rwose nuguka mwana wa ngo aya manota ave njya kwambara agenda kijoro oya hagati aho ngende mu Kigali ndabirebe mama urumva bimeze neza urabikunze biraryoshye reka njye kwambara akenda kijoro hasigaye nze ntegereze nze turye biraryoshye se urabikunze mama nimba biryoshye ubwo se ubwo urabikunze ariko ujya wibuka yuko bakuje amavuta mama nagajya byibuka harimo amavuta make kandi uriya mwana arabizi nabyumvise iyo harimo ibivuta se birahumura gutya ako mama uriya mwana gusa ariko se wumvise biryoshye nabumvisha nta kibazo it's okay ni byanyu Detachia. So, it's okay. Ese nta kintu kindi ushoboye usibye guteka amagufa? No, wait. Wait what? You what's this? Yeah. Yatetse ko umuntu yatetse amagufa. Ibyama numvaga ntazi byari. Washyira hano ushyira hano kinini. Shuri. Yakambwiza ukuri kw'Imana n'ijoro. Bitewe n'igihe umere yaramaze atari inyama. Kubera imitakire mibi y'abantu koze bazaga hano tutari inyama. Harya hariho n'utundi rega ntabwo mwakiriye agasahani kacu. Nakubeshye pe. Ni wowe twari dutegereje igihe cyose. Uteka neza, bifite gu, bifite nziza. Kandi izina ryawe ni Ahita Gihozo nese Gihozo naguraho. Whoever you called, okay? You know Umwana. Get. Uzi guteka neza cyangwa se biryoshye. Ntabwo bikuba uburenganzira bwo. Niko sindogwa uburenganzira bwo kwambara gutya. Sombaye ibyo. Njye nishasha. Hesheri ndomwe. Neze ntaho bihuriye n'akazi akora. Neze. Sheri.
ndagwa burenganzira bwo kwambara gusa iyo ntabwo ari imyenda y'abashefu nambaye dress dukoresha mu gikoni hanyuma se ibiri imbere sheri ese kubizi twamutumye kwerekana imideri eha nkamubaza rero niba nta mideri ibi ni ibiki ari kwambara hano afite uburenganzira bwo kwambara ubuhe burenganzira muri iyi nzu ninde wabumuhaye icyo ashinzwe ashinzwe guteka ntagashinzwe kwambara ubusa kandi biraryoshye sorry ntabwo bizongera wambara uko ushaka rero oya bizongera uzareba nzawukora rata utetse neza kandi biraryoshye ikintu nakwicuza cyo ni kimwe nuko kuba nakugira icyizere ukaza muri rugo ni iby'agaciro kandi ukonoze no mu byo nizera ko n'ibindi nabyo wabiteka neza uretse kano kabuga rero n'ibindi byabonetse byahiye ndi gutunganya ku meza wagenda rero ugakora ibyo wari gukora icyiza no byose wabitunganyije byarangiye rwose isigaye no kubizana ku meza mukajya gufungura uzi umukozi utwari dufite wait njye mu kazi kawe thank you nta kibazo urakoze ntacyo ariko nta kigenda urakoze wait urarwana n'iki ntuzi ukeneye iki ukeneye iki urwana se n'iki none se ko wabyanze urashaka iki asheri nawe rero nzana hano nirire ko wakunze umukozi igenda umusanga nese ugiye kurya ibiki kwawe wabikaye nawe usanga abanyamahane iki ntabwo kuba umwishyura bigute ubwo nese urimo arya ibiki si life rero move aya sheri nta ibintu bitakunda hano waburetse ho gatoki wakunze ibiryo by'uriya mukozi abi musaba mabiciye Lucas ndi kukureba mbonamo iki ndi kukubona turi kurebana nawe buretse okay ry'ibyuri ariko umenye ko ndi kukureba intambwe zose utera ukuntu uri kumureba ndi kubibona Lucas ntunyinishe yeni muri ndatekereza taciwe ugeze guteka ukazana ibintu byo kugira ukuri taciye nuko uri kumureba se bihuriye okay arabizi ariko ntabwo nta mashini se ntabwo bihuriye uyu ukuntu uri kumureba se ntabwo ndi kwikora nawe ibiryo bye tumwirukane ibyo bye biraba tumwirukane uzibeshya ku murongo Lucas ntiwibeshya uranzi nta mikino ngira nawe ibiryo bye ase ubundi wowe ukunda iki mwibarize ukunda iki ushaka iki nako muri make ngambwira mwirukane mu gitondo tumwirukane turebe yuko uzabiteka ibiryo nk'ibi ngibi biryoshye nibirenga iby'ibiryo agomba gutaha siko mbona mutitaye kuzana ibyo kurya bimeze cyangwa mwatetse imvange nta nisa nta n'ifu twaba turi kwishyura umuntu ibihumbi magana angahe byo kudutekera tukajya no kuzana ifu
akazi hanyuma se mama ko muri kuri umuntu usanga n'ububasha hano niko ntabwo uratunguwe utyo nturase ariko mama buriya ureba rero buriya ubu niwe shefu w'igikoni ndakakubura da aka kitwa ka gahozo aka ni ka gahozo ni Gihozo wajya uva mu telefone wamubona bamwita Gihozo ubu akoga kariya gahumuro akomeje wumvaga nakiwe uyu nguyu ntabwo tuyibona arisha Gihozo ni Gihozo kabisa Umwana ijisho ntibiguhaga wewe witegereza kure ugaharabaza hagahaga ijisho memuretse ibyo ari sabi sister what aho se wait mu utakwihangana nabyo bantu ugireho ikiraga kanya rwose sinababwiraga cyagiye njye nkimukubita ijisho ariko rero acumaka pe mama nta kindi kintu mama n'uwanjye ndamuzi ukuntu agenda nubwo utabibona biryana amazuru arakubwira reka nukuri Yoroshye uretse reka mbumvire reka Lucas uvuze ngo oya ariko abandi biyo oya mbwira ngo bitagize gute ngo bigenda gute ese umuceceke agasana cyane karimo karindanira ndi kukubaza wow Tamira ndabwira uwo muhungu wanjye nyine wiyumvira ubuzima reka nze nawe uretse umva oya mubizwa wembaza umutware toragura mbwira n'izina ryawe kandi amazina yawe ngo bakutana Gihozo Gihozo rero mubwire umunsi kuri icyo uri umuzi abagabo bose ubona muri ino nzu bose ubona Lucas umwibagirwe ujye umureba wirinde get why uriya ni umugabo wanjye why nta nubwo ni na ngombwa reka ko umusobanurira ugomba kumva ibyo nkubwira uri kunyumva neza Lucas ujye umureba wirebe uriya ni umugabo wanjye ibi ndi kubona ngo sinzi uzi guteka ntabwo bindeba ibyo uzi gukora ikintu ugomba kumenya ni uko ugarukira hariya mu gikoni you get
You hurt me? Uri kunyumva? Ibintu byawe bigarukira hariya. Ntibigomba kurenga hariya igikoni. Uri kunyumva neza? Cyane cyane bigenze kuri Lucas. Nta soni nawe. Ndakubaza. Sura cyakora icyanga muri iyi nzu ubundi. Niko nyirantu. Ntekera amashembe. Ntekera agashembe ndashaka agashembe ko kurya. Nese uri umubyeyi urahembera ngo wonse umwana. Uri umubyeyi ngo ugende. Ndakubaza ariko kutiba. Dore. Sino kuko icyo kintu gikubise umwana. Ndetse ahubwo wahera kuri wowe ma. Itagidutererana wamuga